Nongeye kukwifuriza ibihe byiza wongeye gufungura ino video wifuriza kumera neza aho uherereye mu mande z'isi. Ahangaha rero ndi naho nagiye gukorera kino kiganiro merereye, ni amakuru atari meza angezeho, ariko uburyo ngiye kuyakoramwo ni mu buryo bwo kuganira bisanzwe. Nyaboneka rero niba usanzwe ukurikirana Masaki TV Show ukaba warakanze subscribe, Imana iguhe umugisha, ariko nawe niba utarakanda subscribe nyaboneka witeka Imana akurengere. Nagutindiye rero, reka tuhite dutangira updates z'uno munsi cyangwa se amakuru y'uno munsi. Ni amakuru angezeho, tugiye kuganira rero ku bintu bigera kuri bitatu. Icambere rero ni amakuru ari kuri The Ben ndetse na Pamela. Ikindi kintu cya kabiri tugiye kuganiraho ni indwara y'ubushwita nyine bw'inkende bwagezeyo mu Rwanda ndetse bumaze no gufata benshi. Icya gatatu turaza kuvuga nyine ku mubano w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'abaturanyi nyine cya Kongo ndetse n'u Burundi. Ahangaha byose ngiye kubiguhuriza nyine muri iki kiganiro kugira ngo mbashe kubikoramo amakuru byumve. Ni amakuru nyine atari meza habe na gatoya, ariko ku mpande zose, ariko turaza kubicamo byose nyine ngende bigusobanura gatanu kuri gatanu kugira ngo ubashe nyine kuza kubisobanukirwa neza. Nyine ngewe ni Kevin nyine nk'ibisanzwe, mukomeza kugenda mubana kuri Masaki TV Show. Nyaboneka rero subscribe nongeye mbisubiyemo ni ingenzi, ndetse uzo kwibuka nyine n'akantu ka like ako kantu kibuke, ako kantu kibuke ni ingenzi cyane. Reka rero duhita duhera kuri updates cyangwa se ku makuru ari kuvugwa kuri Pamela. Icyeza Pamela akaba ari umugore wa Benjamin cyangwa se Mugisha Benjamin, umwiteze Ben Tiger B kuko niryo zina yamenyekanyeho. Akaba ari umuririmbyi rero ukomeye cyane, ndetse undi nawe akaba yarabaye Miss ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Bose rero ni superstar and super girl, twese turabazi. Hari amakuru rero mabi yagiye hanze uyu munsi ku bigendanye na Pamela ndetse n'umugabo we The Ben, ko batabasha kwibaruka cyangwa se kubyara bidashoboka hagati y'aba ngaba bombi. Bigasa rero nkaho ari byo byabaye nk'urupfu kuri aba ngaba, ndavuga The Ben ndetse na Pamela. Bigasa nkaho ari urupfu kuri aba ngaba bombi nyine ndetse usibye n'urupfu n'agahinda gakomeye cyane hagati y'umugore nyine The Ben ndetse n'umugabo we, y'umugore wa The Ben ndetse na The Ben kuri rusange, ndavuga nyine Pamela ndetse na The Ben. Bakaba barashyingiranywe ku itariki sindi kwibuka neza, ariko ni mu kwa 12 kuri kurangira ku mwaka wa 2023. Tukaba tugeze ku itariki rero 6 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2024. Rero zikaba ari updates ziba zirimo ziragenda zisohoka hirya no hino, mbasha nyine kugeza ikintu rero kiri kuvuga ngo nuko hagati y'aba ngabo bombi harimo umwe ufite ikibazo cyatuma umwe muri nyine batabyarana. Gusa nabashije kuganira na The Ben kugira aduha amakuru, nta kintu kirenze aradutangariza. Gusa ibiri buze kugenda bivugwa byose ndaza kubikubwira. Uyibutsa kukanda subscribe kuri YouTube channel. Reka dusimbukire ku zindi updates ziba zirimo zagenda zitradinga hirya no hino ku isi. Izindi updates rero ziba zirimo zagenda zitradinga hirya no hino ku isi, ndavuga updates z'indwara ubushwita bw'inkende. Akaba ari icyorezo nacyo kirimo kiratera isi ubwoba ko gishobora kuba kirimo cyugariza isi, usibye no muri Afurika no mu bihugu bikomeye cyane Burayi, naho iki cyorezo kirahari. Abantu rero bakaba bamaze kugira umunyinge bavuga ati ese twaba tugiye guterwa n'iki cyorezo cy'ubushwita bw'inkende, Mana Nyagasani twazibamba tuzerekeza he? Ubushwita bw'inkende rero akaba ari icyorezo nyine cyamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse cyamaze gufata bakeya, ariko akaba ari n'ingamba nyine zigiye gushyirwa hanze zo kukirinda. Abantu rero bakaba batangiye kuvuga ngo n'impamvu hafunzwe isengero ngo ashobora kuba ari impamvu y'iki cyorezo cy'ubushwita bw'inkende. Gusa bamwe mu bayobozi babihakanye bavuga ati ibi ngibi nta hantu na hamwe bihuriye n'icyorezo, ahubwo ngo insengero zujuje, haba harimo insengero nyine zitujuje ibisabwa.
akaba mpamvu harimo n'insengero nyine zafunzwe. Ubushwita bw'inkende rero ni icyorezo kibi cyane, ni icyorezo urwara umubiri wawe hose hakazaho ibiheri ndetse birimo n'amashyira ndetse n'umuriro ukaza kuzamuka ukaba wahasiga. Ubuzima mukomeza kwirinda ni kuryamana n'abo mubonye bose, gusuzana mubonye bose, by'umwihariko abantu bamuzi ko bavuye mu bindi bihugu dore ko cyaturutse mu gihugu cy'abakongomani b'abaturanyi. Nuko nguko rero bimeze kuri updates z'uno munsi. Tuze gusubira mu yandi makuru ari buze kugenda akurikira. Ariko mbere yo kugenda mwifurije nyine ibihe byiza, mwifurisha umunsi mwiza, kubaho neza, kurya neza n'ubuzima bwiza ndetse n'abawe Uwiteka Imana agumye kugenda abarinda kandi n'abarengera. Gusa n'ugenda udakanze subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye ugumya ubone izindi updates ziba zirimo ziragenda zitradinga cyangwa se zica agahigo hirya no hino ku isi. Uwiteka Imana kurengere nanjye andengere, nakina kubwira usibye kubwira ngo ciao ciao. Tuze gusubira next time. Uwiteka Imana abarinde. Burya inigi idafite ikofi ni cheap. Wabwira icyo umwana uri gucura map, inigi ikofi umwana akora igikapu.